Hot News ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo ubashe kubana natwe, wowe ni ibintu byoroshye, ni ukureba hasi ukareba aho hari inzogera y'umutuku, ugakandaho maze umuryango wa Hot News ukagenda waguka umunsi ku munsi. Iminsi irashize n'indi igiye itambuka, aho byagiye bivugwa ko umugore wa Platini yaje kuza gutahana inda itari iya Platini. Ibi bikaba ari ibintu byagiye bisakuza hirya no hino, dore yuko haba mu bitangazamakuru byagiye bigira icyo bitangaza, ariko Platini ntagire ikintu aza kubitangaza. Zimwe mu nshuti za Platini zikaba zagiye zitangaza amagambo akomeye cyane, dore ko Platini we yaciye akumirwa, dore ko kuno munsi twaba tubafitiye amwe mu makuru y'uko we ibintu yaba yaragiye abyakira. Uyu mugabo rero uzwi nka Platini akaba yaraje gukora ubukwe mu gihe cyashize, nubwo twavuga ko urugo rwiwe ruri mu zasenyutse hakiri kare, twavuga ko atari ibintu byamuhiriye, dore ko nta n'igihe yari amaranye n'uyu mugore we, dore ko mu gihe gito aribwo baje kuza kwibaruka, abantu benshi bakagenda babona ko uyu mugore yatahanye inda, nibwo uyu Platini yaje ngo kugenda yumva amakuru avugwa ko uyu mwana yaba atari uwe, nyuma aza kwifatira umwana ajya kumupimisha DNA asanga umwana badahuje DNA. Nibwo uyu mugabo yaje kuruca ararumira, bivuga ko nta n'ikintu yaba ngo yarigeze atangaza cyane cyane, ariko ngo mu rugo hahoraga ari umuriro. Mu nshuti z'uyu muhanzi rero, dore ko uyu muhanzi yagiraga inshuti nyinshi cyane, harimo izagiye zitangaza bimwe mu bigiye bitandukanye, dore ko uyu munsi umuraperi Riderman ariwe Riderzo, twavuga ko ariwe Gatsinzi Emery wamamaye nka Riderman igisumizi, yagize byinshi atangaza ubwo yari mu kiganiro na Emirene. Twavuga ko rero uyu muhanzi Riderman udakunze kugaragara cyane cyane mu bintu runaka, dore ko ari umuhanzi wavuga ko ukunzwe cyane, dore ko yubahwa cyane hano mu gihugu mu njyana ya hip hop, dore ko uyu muhanzi we na Jay Polly aribo bahanzi ba hip hop twavuga ko ari abami bayo, dore ko banatwaye igihembo cy'umuhanzi ukomeye hano mu gihugu aricyo Primus Guma Guma Superstar, nubwo cyaje guhagarara kikaba kitakiba. Ubwo yaganirizwaga uyu muhanzi Riderman yaganiraga na Irene, yavuze ko ku byabaye kuri Platini avuga ko ari bibi cyane, avuga ko nkawe bimubayeho atabyakira, ko gupfa kurekura abantu wakundaga mwabanye ari ibintu bikomeye, yongeraho ko yewe bibaye ari na madamu nawe atabyihanganira kubaho atamufite. Twavuga ko ari amagambo uyu mugabo yaje gukoresha akomeye cyane, ubwo yagendaga agaruka ku byabaye kuri uyu mugenzi we Platini, dore ko bamwe bagiye bavuga ko Platini yaba yarahunze urugo, dore ko kuva ibi byaba Platini nta kintu yigeze atangaza, yewe mu bamuhamagaye se cyangwa atigeze ashaka kugira icyo atangaza ku ibi ngibi. Umuhanzi Riderman yatangaje ko kandi mu myaka yatambutse yagerageje kurorwa ubwo yari ahantu ari gusoma agacupa. Yavuze ko yazamuye ikirahure arebye abonamo akantu kameze nk'ibuye,
arebye abonamo akantu kameze nk'ibuye, bareba mu bari aho basanga ari umwe mu basore bari kumwe wabimukoze. Yanavuze ko kandi yaje kumenya ko ari umwe mu bakoraga umuziki bashakaga kumwica ngo apfe. Twavuga ko hano mu Rwanda rero byagiye bivugwa yuko abahanzi baba bafitanye ishyari, aho bamwe bagenda batega iminsi bagenzi biwe, dore ko nk'uyu Riderman we yitangiye ubuhamya avuga ko yari yarozwe mu minsi yashize. Riderman rero yakomeje avuga ati nubwo atatangaje uwabikoze ariko yavuze ko yamumenye ndetse byamuteye guhahamuka cyane kubwo kubona ko hari abantu bamushakira ko yapfa nawe. Mu gusubiza ikibazo cya ruswa ivugwa mu muziki nyarwanda, yavuze ko ari byo bibaho cyane ndetse ko we afite n'amajwi y'abanyamakuru bigamba iby'amafaranga bahabwa kugira ngo bakine indirimbo z'abahanzi ku maradiyo agiye atandukanye. Riderman yakomeje agira ati kandi icyo avuga ku bihembo bitangwa ubwo yabazwaga impamvu nta muhanzi ukora injyana ya hip hop ugaragara mu bihembo bitangwa kuri we, yavuze ko kenshi abona ko harimo ibibazo dore ko ngo abahanzi benshi bakora injyana ya hip hop baba bakoze cyane nubwo badahabwa ibihembo. Aha yatanze urugero rwa Bushido ariwe Bushali ko ari mu bahanzi bakoze cyane mu bitaramo byabaye, wabonaga ko uyu muhanzi Bushali yakoze kurusha benshi ariko ntiyumva impamvu badahembwa. Avuga ko n'ubundi badakorera ibihembo ahubwo bakwiye kwikorera umuziki wabo kuko niwo wagutunga kurusha ibihembo bitangwa. Uyu muhanzi Riderman twavuga ko yakomeje agenda atangaza abantu benshi, dore ko uyu muhanzi aribwo yaje kugenda agaruka kuri ibi bihembo bigenda bitangwa n'ibigo runaka bitandukanye, dore ko uyu muhanzi yaje kuvuga ko ibi ngibi atajya abigarukaho cyane, dore ko ibi bihembo biza mu kata zigiye zitandukanye. Twavuga ko rero ibi bihembo bikomeje kwikomwa n'abantu muri rusange, ni nyuma y'aho hano mu Rwanda, dore ko no mu bijyanye na filimi umudamu umwe ariwe Bahavu